Kuva ku itariki 22 z'ukwezi gushize kwa gatandatu, abiyamamariza kuyobora u Rwanda barazenguruka igihugu bakangurira abaturage kuzabatora. Barashakisha imvugo zishoboka zituma abaturage bumva ko bashoboye. Paul Kagame ukuriye ishyaka FPR riri ku butegetsi akaba anasanzwe ayobora u Rwanda, ibyo yagezeho abifata nk'ibyatuma abaturage bamutora, nubwo anyuzamo akababwira ko hari byinshi bikiri imbere. Imihanda, amashanyarazi, ibikorwa remezo byose nabyo hari bimaze kugerwaho, hari byinshi tugishaka kugeraho, tugishaka kubaka. Ibyo byose twabigeraho dufite ubufasha bwanyu, muhereye hanyuma noneho mukongeraho ibikorwa byanyu bwanyu, ndetse n'ukuntu mwunganirana hagati yanyu, n'ukuntu Abanyarwanda n'abaturarwanda bunganirana n'inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Paul Kagame y'imyaka 66 avuga ko ibyo atagezeho adakwiriye kubiryozwa wenyine kandi abamutoye baramwizezaga ubufatanye. Akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora, muramfasha. Ibitaragenze neza ubwo namwe mubifitemo uruhare, nk'uko mufite uruhare mu byagenze neza. Rero ntabwo mwashimirwa ibyiza gusa ngo ngewe mparirwe ibi bitaragenze neza mbyishyure. Byose turabisangiye. Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije gusaba amajwi abaturage abishingira ku mpinduka, avuga ko ishyaka rye rimaze kugaragaza mu gihe gito rigeze mu nteko ishinga amategeko nubwo ridahagarariwe bishimishije. Bafite gahunda nyinshi nziza kandi mutugira icyizere, mwabibonye ibyo twashoboye gukora mugani turi batatu gusa. Ubu mutugira icyizere twa 20 twakora byinshi birenzeho nabo abadepite ariko mugiye icyizere nanjye nka perezida wa repubulika byinshi twabikora bitandukanye cyane. Baganga barambwiye ko bavugiye abasirikare, kavugira abapolisi, kavugira abarimu, umushahara wabo ukiyongera kuko tuba twibagiwe. Naho mwete baganga rwose ntabwo twabibagiwe, igihe cyari kitaragera naho igihe ubu cyageze. N'abaganga tujye kubitaho ku buryo nimutugirira icyizere mu ngengo y'imari ikurikiraho n'umushahara wa muganga nawo uzazamuka. Frank Habineza w'imyaka 47 wakunze kwiyamamaza ashingiye ku byo abaturage binubira agenda yumva mu itangazamakuru, yemera ko mu Rwanda hari akarengane mu butabera. Wese ufatwa agafungwa muri RIB kavuga ngo ubundi itegeko riha iminsi 5 yo kugufunga, byaba muri weekend iminsi 7, ariko akenshi baraza ku iminsi 7 bakavuga ngo nta bimenyetso bafite bifatika yo kugufunga, bakagohereza mu bushinjacyaha nabo bakubana iyo minsi yose icyumweru cyose, n'abavuga ngo nta bimenyetso bihari bifatika yo kugufunga bakagohereza muri gereza Kambali Rose, nta bimenyetso bihari. Ubu uciye ahantu hangahe habiri, barangiza kwa procureur bakavuga ngo turasaba ko mudufungira iminsi 30 y'agateganyo, konya by'ibyumweru 2 wari umaze ufunzwe. Ubu ukabumanutse mabuso wambaye roza, wagerayo nta bimenyetso bihari bifatika, bakubita amezi 3, amezi 5, umwaka, imyaka 2, ari n'abambaye muri myaka 5 igeramo. Ugifunze ufungiwe gateganyo iminsi 30 y'agateganyo nta bimenyetso bihari, bakazakuburanya bagasanga uri umwere warafungiwe ubusa. Ibyo bintu bigomba gucika mu Rwanda kuko u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Ku mukandida wigenga Philippe Mpayimana w'imyaka 54 udafite ibyo yagezeho kuko yatsinzwe ku mwanya wa perezida no mu wadepite kandi akaba ari nta n'ishyaka ahagarariye, hari icyo nawe yumva cyatuma yishimirwa nubwo adafite icyizere cyo gutsinda. Hari imyaka 7 irangiye, hari gahunda yayoboweho igihugu mwarayitoreye, abataratowe twaragumye hafi
tureba niba ibitekerezo twatanze byagiramo uruhare, natwe dutanga umusanzu dushoboye. None ubu tugiye nanone kongera gutegura imigambi, abo muzatora nibyo bazashingiraho, abatazatorwa hagati aho ntimuzabe kure, muzatega amatwi, muzavuge muti nubwo Mpayimana tutamutoye hari igitekerezo dushaka, murebe ukuntu cyaganirwaho. Amatora mu Rwanda agomba gutangira ku itariki 14 z'uku kwezi kwa karindwi kuba mu mahanga na 15 ku bari mu gihugu. Byitezwe ko Paul Kagame azatsinda nta shiti nk'uko yakunze kubivuga mu kwiyamamaza ko ntacyo asaba abaturage uretse kubashimira. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR barimo Ingabire Victoire Umuhoza na Ntaganda Bernard bombi bafite amashyaka ataremerwa n'u Rwanda bashinja ubutegetsi bwa Kagame kuniga urubuga rwa politiki. Fulgence Kizuera, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.